Neza imyaka 32 irashize u Rwanda rwizihiza umunsi w'intwari, ukaba ari umunsi ngarukamwaka uba buri tariki ya mbere Gashyantare buri mwaka. Kuri uyu munsi Abanyarwanda basobanurirwa n'abayobozi batandukanye amateka yaranze intwari z'u Rwanda zabayeho, ndetse bakabigisha uko bakusa ikivi mu cyabo cyangwa se bagatera ikirenge mu cyabo. Kuri iyi nshuro u Rwanda rukaba ruri kwitegura kwizihiza umunsi w'intwari ku nshuro ya 32 wizihizwa buri mwaka tariki ya mbere Gashyantare, ukaba ugiye kwizihizwa ku nsanganyamatsiko igira iti ubutwari n'ubumwe by'Abanyarwanda inkingi z'iterambere. Iyi akaba ari insanganyamatsiko nanone yakoreshejwe cyangwa se yagendewe umwaka ushize wa 2025 ubwo n'ubundi hizihizwaga uyu munsi w'intwari z'u Rwanda. Urwego rushinzwe intwari z'igihugu imidari n'impeta by'ishimwe CHENO rusobanura ko kuba iyi nsanganyamatsiko yarakoreshejwe umwaka ushize ikaba igiye no gukoreshwa muri uyu mwaka nanone, babihisemo kuko ubutwari aribwo bwaremye u Rwanda, kandi kuba intwari bisaba kunga, kwihangana no mu bwitange buhuje, akirinda ubugwari mu migirire ye n'agamburuzwe n'amananiza. Kuri uyu munsi kandi abayobozi bo mu nzego zitandukanye bafata umwanya wo gusobanurira Abanyarwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda ibyiciro by'intwari u Rwanda ruzirikana kuri uyu munsi w'intwari. Mu byiciro by'intwari u Rwanda ruzirikana kuri iyi tariki harimo icyiciro cy'imanzi, ikaba ari intwari y'ikirenga yagaragaje ibikorwa by'akataraboneka birangwa n'ubwitange, akamaro n'urugero bihebuje. Hakaba harimo ingabo cyangwa se umusirikare utazwi izina ndetse na Major General Fred Gisa Rwigema. Ikindi cyiciro ni icyiciro cy'imena, ikaba ari intwari y'inkwakuzi mu kugaragaza ibikorwa byiza bidasanzwe mu gihugu birangwa n'ubwitange buhebuje, akamaro n'urugero bihanitse. Muri iki cyiciro harimo Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa Charles Erewo Pierre, Rwagasana Michel, Uwiringiyimana Agathe, Celestin Niyitegeka ndetse n'abanyeshuri b'Inyange. Hagaheruka icyiciro cy'intwari y'ingenzi iy'ingimena, ikaba ari intwari y'inkwakuzi mu kugaragaza ibitekerezo cyangwa ibikorwa by'ingirakamaro birangwa n'ubwitange buhebuje, akamaro gakomeye n'urugero ruhanitse. Muri iki cyiciro nta ntwari irashyirwamo, gusa urwego rushinzwe intwari z'igihugu imidari n'impeta by'ishimwe CHENO ruracyakora ubushakashatsi kuri iki cyiciro. Kuri iyi nshuro ya 32 rero, nk'uko insanganyamatsiko ibivuga ko ubutwari n'ubumwe by'Abanyarwanda ari inkingi z'iterambere, Abanyarwanda bazasobanurirwa impamvu ubutwari ndetse n'ubumwe ari byo nyambere mu kubaka igihugu cy'u Rwanda, ndetse basobanurirwe n'ibyo u Rwanda rumaze kugeraho bikesha ubutwari bw'intwari zarwo ndetse n'ubumwe bw'Abanyarwanda muri rusange. Twese nk'Abanyarwanda nimuze dufatane urunana, intero yacu ibe ubutwari n'ubumwe byacu inkingi z'iterambere ryacu ndetse n'igihugu cyacu muri rusange. Nako Nkingiro TV tubifurije kuzagira umunsi mwiza w'intwari, dukomeza kuzirikana intwari z'u Rwanda ndetse n'ubutwari bwaziranze. Izi ni mikoro z'Ingiro TV, njye ndi Nsabimana Cedric Rukundo aka NCR. Mugirire byiza, asante.